Juma witabye Imana nyakugenda mwapfana giki uyu muhungu nyakwigendera na se wabo muga none ko reba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite amushyira umuyonga w'itabi muga ngo mushyire umuyonga none twamubonye mushireho iki umuyonga w'itabi Juma tuvanga ibisi barayaje dore Juma kwa Cinara toka satani bidayimoni biraga Juma twizwe Kigali umuntu wari kumvugisha n'indere wari kumumagara ningewe nanje nabuze umwana wanjye witwa Karemera twabuze musaga Karemera ejo bundi yavuye ku ishuri none yapfira urupfu rutunguranye mama we nguyu ni mukuru wanjye none turi kugira ngo uyu niwe mama w'uyu nguyu mwiwe murakomeye ngewe ihangane imbere y'imbirindi byose yari ku ishuri ariko urupfu yapfuye nta nduzi ansigiye ibikorwa byinshi ariko mana ubu ndi kubona nta no wirira ihangane mana mwakoze kuntabara ariko mana ngo yitwa Karemera uyu ni mwene nyina witwa Jean Paul yavutse muri 1991 ubu ansigiye n'inzu ni mushiki we se uyu ni umwana wanje ni mushiki wa Karemera yaje kumfata mu mugongo nawe uyu ni murumuna wawe uyu ni murumuna wanje ni wowe twavugana kuri telefone ni jewe wakuye muganga kuko hari umufasha mfite wavuye umuntu ukora ubufasha kavura abantu none twamuhamagaye no kugira ngo amuzure nyine ariko aratwereka umuntu wamuhohoteye wamwishe wamwita kuko yatubwiye ngaraje none turamutegereje kuri telefone reka tumwakure reka tumwakure nibwo dutegereje ngazi uwo muganga n'abavandimwe baje kumfasha nihangane mureke twumve ukuntu wari wamuvugishije kiraho parere yego ni iyihe nimero inimero ya muganga ni iyi ndabona mwahuye n'ikibazo twahuye n'ikibazo Karemera yapfuye ihangane mubyeyi mumbwire urupfu yapfuye munyereka murumuna we ihangane yamwe afite n'ibitiyo ari umuganga ari muganga wiriwe none twagumije kugutegereza kubera bakorera abandi bitangaza natwe turi kugira ngo umuntu wacu umuntu wamwice umutubwire wamutubona ko twe ngo uramubona ihangane yewe rero nazababwiye kubera ko muri kure ntabwo babona amatike yo kugura twumva muganga uko avuga nababwiye ibyo mukora mwamaze kubikora yego ubu mu minota yego mureke twumve muganga uko avuga mureke twumve ibyo muganga avuga reka muganga tubwire none ubwo tugiye guhita tubona uwamwishe koko mu minota itagera muri 20 kagutugereze turaba umuntu watwicira umwana mana reka mbaze muganga nawe muganga muri ihangana hari urusaku rwinshi nyine aba bantu bahuye n'ihungabana yego yewe nitwa Kiroso ndi umunyamakuru wa Sawa Show muga nanjye ngeze ahangaha ibintu bihabaye birantunguye kandi ngo bambwiye ko ugiye kugaragaza umuntu ngo wakoze aya mabara cyangwa aya mabara ndeba umuntu waroze cyangwa umuntu wite cyangwa umuntu wagize ibyago byose agomba kumpamagara umuntu wabikoze ngamugaragaza kuko mfite amahembe mfite inzoka ndagiye gutuma umuntu inzoka yagiriye nabi umuntu ahita agaragaza toka satani ngo ufite n'inzoka
Muga none se je ntabwo ndi bukureho kamera kuko ubu tuvugana kamera iriho uraza kugaragaza uwo muntu koko tukiri hano kamera ikiriho cyangwa yego tugiye kumugaragaza rwose wowe ushinzwe iki abantu bahungabanye rero abantu bahungabanye ahangaha rwose bari kurira nawe uri kubyumva jewe sinzi bafite agahinda kenshi sinzi nanjye nibwo nyagira urabikora udahari bishoboka kugira ngo aveho kugira umuntu avaho abantu bakore icyo nanateguye gukora umva mwihangane mureke mwumve ibyo muganga ari kuvuga kugira ngo mwihangane urabikora udahari muga halo urabikora udahari mureke gatoya numva ko mwihangane kandi kumve ko mwihangane kumve twobe ku telefone ngo iki ndimo ndakubwira ahantu hose waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika aho waba uri hose wagize ibyago ukampamagara mugabanye nkoresha inzoka ngagushikira umuntu warotse ngakoresha amahembe yanjye nkareba umuntu wakoze ibyo ngibyo mu masaha kuko babyishyuriye kubona uwo muntu amafaranga guhereje amafaranga 100 twavuganye ndiko bayishyura ari uko wabonye uwo muntu njyewe rero ikibazo mfite cy'amatsiko kandi kindaje ishinga ni uko uwo muntu aragaragara koko udahari tubibone cyangwa ngiye uwo muntu agiye kugaragara njyewe kubera namaze kumushika bampamagaye kare mu gitondo ngo ibibazo bikimara kuba njyewe mbahaye iminota itagera mu 10 ubu turi kuvugana umuntu ngiye guhitamo bagaragariza kano kanya uduhaye iminota 10 aragaragara uwo wakoze ibi bintu ndano kwigera mu kandi cyitonderwa yego uranyumva nta muntu wemerewe gukubita inzoka ziraba zizengeye ko uwo muntu waroze uwo muntu arazane afite inzoka se zizira mwizingiraho nizo zigiye kumugaragara cyuma twigende nimbere azafite inzoka uranyumva kandi kugira ngo zimuveho barafata umuyonga w'itabi nababwiye gushaka gisigara barijugunye k'uwo muntu kugira ngo zive umunyonga w'itabi n'indi uri ubushake uwujugunyaho n'uwo mumama wampamagaye umuherekeje n'amafaranga waguhamagaye wumvise ngo uri bufate umuyonga w'itabi kugira ngo izo nzoka zimuveho uza wabikoze okay muga jewe reka ntegereze kuko abantu ahangaha bari gusakuza kandi koko barababaye cyane reka ntegereze ndebe ibyo bintu ntabwo turi bukureho kamera kandi jewe nubikora ndi umugabo wo guhamya ibiri bibe bibaye ko nanjye ndahari ndi ijisho ry'abadukurikiye bari mu bice bitandukanye wongere kumpamagara n'umwe ko bikunze ubwire n'ibindi byose nkora wumva cyane sawa sawa kadutegereze nshaka kumenya umuntu wamwishe none se patoro karame papa iki ni igitiyo nyine nje naje gutabara nyine gushaka muri mushinga uyu mwana nyine ejo twahuye nje yari mama yigaga yararangije cyangwa yiga yarangije ubwo yaranyubakiye n'inzu nziza tugiye gukora n'ubukwe mujye kumukorera ubukwe twari tugiye gukora n'ubukwe ubu n'umukobwa twari twamuteguye none mana baramumvukije korera ubukwe inangiye kumukorera ubukwe buhimbaje yarangije kuri NS Ruhengeri yo muri kaminuza n'inzu yansize mu nzu nziza yarize ari umuntu niyo ni muri munawe ni nabana babiri nari mfite ni muri umuntu yangana kose mubanye mu tsigende nyakamwe ndi nyakamwe rwose ilwali sala mahirwe none ubu idata laje ndapfuye muma niko reka mbaze mubyeyi ko wababaye yari mubyara wanjye ejo nijya mutwaje intara avuye ku ishuri mukuye ku muhanda akoze inzu umuntu wishakaremera njye ndamutse nabonye umuntu wishakaremera Yesu we avuye ngaho ihangane basi ariko mwana koko mama uri kwihanagura amarira ndi kwihanagura amarira mu rusisiro numvise ngo uramubyeyi duturanye ngo umuhungu witwa Karemera yapfuye kandi ejo yari muzima
Waramubonye? Ejo naramubonye ari muzima, yari yagiye ku ishuri ataha ari muzima, ariko tunagiye kumva numva mu rusisiro bari kuvuga ngo kuri mama duturanye ngo umuhungu witwa Karemera rurangije muri Nesi Ruhengeri ngo yapfuye, none no mpamvu naje hano gutabara. Mubyeyi natwe uyu muhungu yadukundaga ariko nta kibazo cye rwose wa mubyeyi we, ariko nta kibazo cye nawe nk'uko uri umubyeyi w'Imana igufashe. Mubyeyi nawe witangira itama. Oya nk'umuhungu yari intangarugero mu y'umudugudu, yatwubahaga nk'umwana mbese aho umutumye aho umubyeyi umusaza yarize nawe disi. Papa muraho neza. Yo nawe uyu witabye Imana nyakugenda mwapfana giki? Uyu muhungu nyakwigendera ni se wabo. Yo wari se wabo? Yari se wabo. Yo umwana ari muzima yapfuye, sinzi ukuntu yapfuye, yaje ari muzima urumva byatuyobeye twese. Yo sinzi mubona yaba yazize iki? Sinzi umuntu sari umuntu ahari baziranaga, sinzi ibintu yamuhaye, none turi gutabaza ngo hari umuganga ushobora kutwereka uwo muntu urumva uwo muntu wamwishe urumva. Nimero muganga uruke. Okay. Yesu we Mana yanjye. Ujye mpamagare wa muganga. Mubaze ibibazo. Kugira ngo turebe ukuntu inzoka zamuvaho. Mana yanjye we. Ibasubira kuri. Ukireho parere. None ari kuma nk'igisimba. Yewe mu mwiyamagara nibyo byiza. Yesu we. Mana yanjye ibi ni ibiki? None ujye turava. Baba we. Mama yahoze. Swe rero ukuntu zahagaze icyumudo. Zahagaze Imana yanjye zamwizingiyeho. Mama yahoze. Muganga ko ndiba niwe. Swe. Mumfata hose. Muga. Yafashe. Muga. None ko reba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite? Kugira zimuve Amushyira umuyonga w'itabi. Muga ngo mushyire umuyonga. None twamubonye mushireho iki? Umuyonga w'itabi. Wowe mujugunye umuyonga w'itabi. Kiraho. Byuma ari amafaranga nakubwiye kohereza. Nayo kwemerenda yavuga. Ngwarago. Yesu zimuvuye. Dore ukuntu zimuva byuma. Yesu we kwakinare Yesu. Yesu we. Umva. Yesu we Mana yanjye. Umva. Dore ukuntu zasamye we. Kamurya. Umva. Narangira kumushyira umuyonga w'itabi. Yawo mukizo ziri kugenda zimuvaho. Niba yarangije rero namubwiye n'ubundi abantu bazaba bagira ikibazo ajya bohereza nimero yanjye. Yego ndazemeza nzashaka mpaka. Muga. Nazibona nimero zawe ndazemeza.